Guys, noneho rongeye kubereka ibimenyetso ibitegekwa ibyakwa n'umukozi ufitiye ububasha. Ngiye kubasobanura byose neza ku murongo mu nkurikira. Ari amaboko asobanura iki yakoresha mu muhanda. Hako nanone polisi ishinzwe umutekano mu muhanda namwe mujyagize kubahiriza amategeko agenga umuhanda. Yego mwarayize neza ntago tubaveba, ariko nanone namwe mwubahirize ibitegekwa ibyakwa n'ibimenyetso by'umukozi ufitiye ububasha, qualifies agency. Nukuvuga ngo rero uburyo bigenwa cyangwa se uburyo bikorwamo, igihe cyose umuyobozi ukoresha umuhanda agomba kubahiriza ibitegekwa n'umukozi tubasha. Yazamuye ukuboko abahagaritse ziga byose ku murongo wo guhagarara akanya gatoya muri feruje, imbere ye, inyuma ye, ibumoso bwe n'iburyo bwe byose biraba bihagaze. Iyo yakuzamuye ukuboko kwe, yaba ari ukuye cyangwa kumoso nta kibazo. Yatambitse n'amoko yombi, abahagaritse imodoka zimuturuka imbere n'izimuturuka inyuma, kuko nyine bakoze bariyeri, nta modoka yazanga imurenge, ahubwo izituruka iburyo bwe n'imoso bwe zo zemerewe gutambuka. Zo zirashobora ko zatambuka, ariko amuturuka imbere n'amuturuka inyuma ye bazaba bahagaze. Ndizera ibimenyetso mubyumvise neza nk'umukozi ufite ububasha mu muhanda. Icyo rero twe tubasaba, polisi ishinzwe umutekano mu muhanda cyangwa se iri kubahiriza amategeko mu muhanda, niba mujyagiza kubahiriza amategeko agenga ibitegekwa n'umukozi ufite ububasha, niba waje mu kazi zamura ukuboko neza abagenzi bakubone, ugutambike neza abagenzi bakubone, wiguhinamo mu gihe bidakwiye, kuzamure cyangwa se ugutambike. Mu gihe ufunga imodoka ziguturuka inyuma n'iziguturuka imbere, rambura amaboko yombi. Mu gihe kandi uzinzira, ayo maboko yombi kumwe kudutambike ukundi ukuzamure, hanyuma utange cyangwa se ubahiriza ibitegekwa n'ibyakwa n'umukozi ufitiye ububasha. Nitwa Shumbushoja, nagira mbamenyeshe yuko ibi ari byo bitwita ibimenyetso bitegekwa n'umukozi ufite ububasha, kandi byubahiriza kandi bikanakoreshwa mu mategeko y'umuhanda.